muri aho twese kugira ngo tugere aho turi twaciye mu nzira imwe, twaravutse tuvukira ku babyeyi bombi, mama na papa. Iyo niyo nzira twese twaciyemo. Intangiriro y'ibi byose ni isamwa, itwita ndetse no kuvuka. Uruhinja kugira ngo rugere igihe cyo kuvuka bica mu byiciro byinshi bitandukanye, uhereye igihe yasamiwe, mu gihe intangangabo ndetse n'intangangore bihura bigakora icyitwa zygote. Iri ni igi, aho kandi irigi ari naryo nyuma y'amezi 9 riba rizavamo umwana ufite umubiri ugizwe n'amamiliyari y'utunyangingo. Gusa iki si cyo cyatuzinduye, kuko ibi twese turabizi. Ariko uyu munsi ababyeyi benshi ku isi batagira ingano usanga bafite amatsiko menshi ku mikurire y'umwana uri mu nda mu gihe bamutwite, ndetse n'isano bifitanye n'impinduka zibaho haba ku mwana uri mu nda cyangwa umubyeyi umutwite. Ibi kandi bigatuma bibaza ngo niki bagomba gukora ndetse no kwitondera muri iki gihe kugira ngo umubyeyi ndetse n'umwana azavuge bameze neza. Niba munyemereye, reka tuvuge kuri uru rugendo rutangaje twese ducamo rukatugeza hano ku isi. Njye muri kumva ndi Steven Isiti 20. Iki ni ikiganiro Tugane Science mukurikirana kuri chaîne ya YouTube, ubona wanditse ijambo Tugane Science, benshi bari bamenyereye nka My STV. Muri Tugane Science y'uyu munsi turibanda ku bice bitatu by'ingenzi. Turavuga ku rugendo intangangabo zikora ziba mu dusabo twazo zigana ku ntangangore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ndetse turaza kuvuga ku ihura ry'intanga zombi, aha ndavuga sperm na ovum, aho bihura bigakora igi ari naryo tangira ry'ubuzima, ndetse n'uburyo iryo gi zygote rigizwe na serire ebyiri, akaba ari nazo zizavamo ikinyabuzima kigari kigizwe n'amamiliyari y'amaserire mu rugendo rw'ibyumweru 40 bigabanije mu bihembwe bitatu turi buze kubona mu kanya gato katarambiranye. By'umwihariko ikiganiro kigamije gusobanura neza uko umwana akura mu nda, impinduka zibaho ku mubyeyi, ndetse n'inama zafasha ababyeyi kugira ngo bagire ubuzima bwiza mu gihe batwite. Kandi turizera ko iki kiganiro kirabafasha gusobanukirwa neza kuri uru rugendo rwo gutwita no kwitegura neza kuvuka k'umwana. Naragira ikindi vuga, ibintu byose muri bwumve muri kiganiro byavuye mu gitabo cyitwa Introduction Maternity and Pediatric Nursing. Iki gitabo cyanditswe na N. Jane Krosner afatanyije na Nancy Hartfield. Ikindi gitabo cyifashishijwe ni The Human Perspective, cyanditswe na T.G. Newton afatanyije na A.P. Joyce. Ibi kandi twabiteguye dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'ubuzima. Turarebera hamwe iby'ingenzi umubyeyi agomba kwitondera kugira ngo umwana akure neza kandi avuke ameze neza. Tukivuga ku by'ubushakashatsi, by'umwihariko turaza kwifashisha inyandiko za Belamahire François. Uyu akaba ari umwanditsi w'ikinyamakuru Umuti Health. Uyu akaba ari umwanditsi w'iki gitangazamakuru kuva cyashingwa guhera Kanama 2016. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu buhanga mu by'imiti yavanye muri Kaminuza y'u Rwanda muri 2014. Si ibi gusa kuko anafite izindi mpamyabushobozi zinyuranye mu mirire n'ubuzima rusange. Ibi birumvikana ko kuba wahisemo gukurikira Tugane Science ntabwo wahombye, ahubwo wahisemo neza, aho ugiye kwiyumvira ubucukumbuzi muri science, wiyumvira icyo abahanga muri science bavuga n'ibindi bitandukanye. Byose mugezweho nanjye Steven Isiti 20. Mbahaye ikaze. Fertilization is the amazing story of a sperm nongeye kuba ikaze mu facing kiganiro Tugane Science. Gutwita ni igikorwa gitera ishema kandi kinezeza umugore wese udasize n'umugabo we. Gusa none kikaba igihe giteye amatsiko, cyane cyane iyi ndari ya mbere. Nubwo gutwita biba nyuma y'amasaha atarenga 28 uhereye igihe wakoreye imibonano mpuzabitsina, ariko kugira ngo ibizamini bigaragaze ko utwite bisaba kurindira byibuze iminsi 14, kuko niho umusemburo wa human chorionic gonadotropin uba wamaze kuba mwinshi ku buryo hose wawuhabona, haba mu maraso, mu mubiri hirya no hino hatandukanye, ndetse no mu nkari. Gusa mbere yuko dukomeza kuri iyi ngingo, ni munyeremere tubanza tuvuge ku rugendo intangangabo zikora ziva mu dusabo twazo zigana ku ntangangore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ndetse tunibande ku ihura ry'iyi ntangangabo ndetse n'intangangore, uburyo bihura bigakora igi zygote ari naryo tangiro ry'ubuzima. Urugendo rwo gukora kw'intangangabo ku bagabo rutangira mu dusabo twazo testicles, mu duce twazo tw'imbere bita seminiferous tubules, aho ibi bigirwamo n'ura n'imisemburo igiye itandukanye harimo nka testosterone. Uyu murawuzi cyane ni umusemburo w'abagabo. Nyuma izi ntanga zakorewe aha zisohoka muri utu dusabo zikajyanwa mu duce dufashe inyuma y'udusabo tw'intanga ahitwa muri epididymis. Aha akaba ari naho zikurira bihagije zikanabikwa mu gihe ziteguye kurekurwa mu gihe umugabo akoze imibonano mpuzabitsina.
Mbibutse ko umwana w'umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi nibura hagati y'imyaka 10 kugeza kuri 16 kuzamura. Ibi byose tuvuze haruguru biba byatangiye gukorwa, kandi ari nako bigendana n'imihindagurikire ku mubiri we, harimo no gukura kw'imyanya myibarukire ye, kuniga ijwi, gukura kw'imikaya y'umubiri we, kwaguka kw'igituza n'ibindi. Ku bagore bo ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura umwana w'umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu, ubwo ndavuga uri hagati y'imyaka 8 kugeza kuri 14 kuzamura, aha biba bihagije kugira ngo udusabo twe cyangwa se ovaries dutangiye kujya dukuza igi rimwe rizajya rirekurwa kuri buri periode, ndavuga ukwezi kw'imihango. Ibi nanone kandi bigendana n'imihindagurikire y'umubiri we, aha imyanya myibarukire ye nibwo iba igiye gutangira kwitegura gukora akazi kose ishinzwe. Nk'aho ibi bidahagije, aha ni naho uyu mwana w'umukobwa atangira kumera amabere n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi abakobwa n'abagore banyuze muri iki gihe babizi kubindusha. Iri gi ryahishije iyo rirekuwe, haba hari amahirwe yo kuba habaho gusama mu gihe cyose yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nibyo wabyumvise neza, niba utarabyumva nanjye nicyo mabereye. Buri gihe cyose intangangore irekuwe ivuye mu gasabo kayo, ibigirwamo uruhare n'imisemburo igiye itandukanye irimo nka luteinizing hormone. Iyi ni imisemburo ifasha mu irekurwa ry'intangangore yakuze, aribyo bita ovulation, ndetse tutibagiwe na progesterone. Uyu ukaba ari umusemburo utuma nyababyeyi cyangwa se uterus itangira kwitegura kuzahaza urusoro mu byo ruzakenera byose mu gihe cy'amezi 9. Gusa mu gihe nta gusama kwabayeho, iri gi ryarekuwe ndetse n'ibindi byari byarateguriwe kuzatunga rya gi birashwanyaguzwa, maze ibikenewe birimo n'intungamubiri bigasubizwa mu mubiri, naho ibisigazwa bikazasohorwa ku ntangiriro y'ukundi kwezi kw'imihango mu bijya gusa n'amaraso, bigasohokera mu gitsina, aribwo tubona ibyo twita imihango cyangwa se menses. Gusa reka twigarukire ku ngingo yacu. Nk'uko tubibonye mu kanya gato gashize, muri buri kwezi gusanzwe kw'imihango haba hagomba kuboneka nibura inanga imwe, ovum, isohoka muri kamwe mu turerananga tubiri tugize imyanya myibarukire y'umugore, aho nibura iyi ntangangore ishobora kurekurwa ku munsi wa 14 uhereye igihe yaboneye imihango. Ariko kandi aha ntitwirengagije ko iminsi ishobora kuba itandukanye bitewe n'imiterere y'umubiri ya buri umwe. Mbibutse ko uku kurekurwa kw'intangangore mu gasabo kayo bigirwamo uruhare n'umusemburo witwa luteinizing hormone, aribyo mu yandi magambo twita ovulation nk'uko twabigarutseho mbere. Iyi ntanga ikomeza igenda ica mu muyoborananga wayo, fallopian tube cyangwa se benshi bita oviduct, ndetse akaba ari naho habera isamwa. Muri iki gihe inkondo y'umura cyangwa se cervix iba yoroshye cyane, kandi bigendana no kwiyongera k'ububere hagana mu gitsina, bityo bino bigafasha intangangabo kwinjira byoroshye kandi zihuta. Muri iki gihe uyu mugore mu gihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, amamiliyari abarirwa mu binyejana y'intangangabo arekurwa bava mu dusabo twazo testicles, ariko by'umwihariko muri tube epididymis, maze zigakomeza mu muyoboro wazo wa vena pharyngeal uko ugenda wiyegeranya cyangwa se ukora ibyitwa contraction, akaba nabyo bituma zikomeza kugenda zigana hanze, zikanyura mu muyoboro w'inkari urethra, zikagera mu gitsina cy'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, maze zinanga zikagenda zishakisha intangangore kugira ngo zikure nayo. Gusa ibi nk'aho bidahagije, mbere y'uko zigera muri wa muyoboro w'inkari, mu rugendo rwazo zibanza guca muri ejaculatory ducts. Uyu ni umuyoboro uhuza vena pharyngeal na urethra, aho intangangabo zihuza n'andi mafluide agiye atandukanye arikurwa n'amaglande agize imyanya myibarukiro y'umugabo, aho dusangamo seminal-vesicles, prostate na cowper glands. Wakwibaza ngo aya mafluide aba agamije iki? Bimwe mu bigize aya mafluide harimo intungamubiri ziganjemo fructose. Iyi ni isukari ishinzwe guha imbaraga no kwihutisha izi ntangangabo muri uru rugendo zigana mu myanya myibarukiro y'umugore. Gusa ntitwirengagije ibyitwa prostaglandins tutari buvugeho byinshi. Ibindi dusanga muri aya masohoro cyangwa se semen ni amafluide alkaline. Aya ni amafluide agamije kwivanga n'amaside yo mu gitsina cy'umugore ndetse na aside yasigaye mu muyoboro w'inkari, byose bigamije kurinda kwangirika kw'izi ntanga. Ibi bigakorwa mu byitwa acid base neutralization. In order to protect sperm from the acidic environment of the female vagina, the gel is liquefied by enzymes from the prostate gland. It also contains sugars to nourish the sperm. Nibyo wabyumvise neza, aya mafluide cyangwa se aya masohoro asohoka mu gitsina cy'umugabo mu gihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina, nk'uko twabibonye ko haba harimo amamiliyari y'intangangabo, ariko haba hagomba kubonekamo intanga imwe yonyine irusha izindi imbaraga, umuvuduko no guhatana.
bityo akaba ari yonyine yinjira mu ntangangore, maze izindi zisigaye zose ntizibashe kubona aho zimenera zigapfa kuko ntacyo ziba zikimaze. Mbibutse ko mu minota 5 nibura nyuma y'imibonano mpuzabitsina aba bihagije ko intangangabo zishobora kuba zavuye mu gitsina cy'umugore zaciye ku nkondo y'umura zigakomeza mpaka zigeze muri wa muyoboro ntanga, ari naho habaho guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo, ibyo bita fertilization, zombi zikavamo igi rimwe zygote. Ngiri itangiro ry'ubuzima twese twagize kandi duhuje twese kuri iyi si. Mbibutse ko irigi tumaze kubona rivutse riba ryifitemo uturemangingo ndangasano ADN duturutse ku babyeyi bombi. Nyuma y'uko guhura kw'izi ntanga zombi, irigi rikomeza mu muyoboro ntanga rigana muri nyababyeyi, aho akaba ari naho rizakurira. Muri uru rugendo kandi ibi ni nako biba bigendana no kuvuka k'utunyangingo dushya tugize ryagi mu nshuro ebyiri. Aha ikiremwa kigizwe n'utunyangingo tubiri nyuma y'amasaha 30 habayeho gusama tukacyita blastomere. Izi serire ebyiri zikurikirwa no kwikubamo noneho inshuro enye nibura nyuma y'iminsi 2 n'igice, ubwo ndavuga amasaha 60, bigakurikirwa no kwigabanyamo serire 8, gutyo 16, 32, gutyo ku buryo nka nyuma y'icyumweru rizagera muri nyababyeyi ryaramaze kugerwa n'agatsiko k'utunyangingo turenga mu 100. Aha iki kiremwa kigizwe na serire zirenga 100 tukita blastocyte. Gusa tutarajya kure, reka mbibutse ko mu minsi 280 ingana n'ibyumweru 40 bihura n'amezi 9 yose umwana ashobora kumara bamutwise, imikurire y'inda ishyirwa mu byiciro byitwa ibihembwe, bikaba ibihembwe 3 buri cyose gifite amezi 3. Ibi birumvikana neza ko igihembwe cya mbere gitangira umwana gisamwa kugeza nibura agejeje ibyumweru 12, aribyo bingana n'amezi 3. None igihembwe cya kabiri kikavana ku byumweru 13 kikageza kuri 27, ubwo ni hafi amezi 7. Naho igihembwe cya nyuma ari cyo cya gatatu kikavana ku byumweru 28 kugeza igihe umwana avukiye, aho umwana nibura ashobora kuvukira ibyumweru nibura kuva kuri 38 kugeza kuri 40. Yewe urugendo ruracyari rurerure, nimunyemerera dusubikira agace ka mbere k'iki kiganiro. Ubutaha tuzagaruka turebera hamwe ibiranga umubyeyi utwite ndetse n'umwana uba uri mu nda muri ibihembwe 3 bisigaye. Tuzanarebera hamwe kandi ibyo umubyeyi agomba kwirinda ndetse no kwitwarikaho, ndetse n'ibyo agomba gufata mu bijyanye n'amafunguro kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza. Naho njye wabagezeho kino kiganiro na Steven Isiti 20. Iki ni ikiganiro Tugane Science, ni ikiganiro tubashimira kuba mukurikira ndetse tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe, musharinga ku nshuti zanyu ndetse utibagiwe na like. Ibindi nawe ubutaha. Ndabashimiye.